Reka twongere tubasuhuze bene data tubifurize kugubwa neza Uwiteka abahire cyane. Turagarutse muri bya byigisho byacu ndi kunezane twukugize Jean Pierre, ndi kumwe na mwene data ndetse na mushiki wacu. Reka tubakire babasuhuze abo tubana umunsi ku wundi kugira ngo dukomezanye n'ingingo zacu z'umunsi. Karibu mushiki wacu. Akoze cyane, nitwa Mukandutiye Rusi. Imana ubagiriye neza. Nakoze cyane, reka twakire na mwene data hirya. Arakoze, nitwa Mugabo Emmanuel, nkabandi ufatanya n'abavandimwe muri GG. Nakoze cyane, bene data baradufashije, mwene data na mushiki wacu. Reka tubasabire umugisha rwose, mwarakoze cyane. Reka tujye mbere mu ngingo yacu y'uyu munsi, ariko mbere yuko tujya mbere reka tubanze dusabe Rusi asenge none tubone pumwe karibu akomeze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, mubyeyi mwiza udukunda, tugushimira imbabazi n'impuhwe zatuma tudashiraho, tugushimira urukundo utugaragariza ko bwije no ko bukeye, twagushimiye ko aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Turakunze mubyeyi mwiza wariyunguranye imitima yacu, kandi mubyeyi mwiza duhe gukunda no gukorera, kugira ngo mubyeyi mwiza ibyo ukora n'ibyo ushima ariyo bijye mu mibereho yacu. Mukorere dufashe tugire neza, maze ibyadufasha bikadukomeza kudera umuzane bw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Arakoze Rusi. Reka twakire Mugabo abanza twimutse ingingo y'ejo kugira ngo mushiki wacu abone adukomereze n'ingingo y'akiri munsi. Karibu Mugabo. Arakoze, ejo twari turi kumwe, abo twari turi kumwe ngira ngo mwabonye neza ibyo twize parebeye hamwe koroshya ubutaka, ariko tubona neza tutabasha guhita tubisobanukirwa nk'uko biri kuvugwa, ahubwo twifashisha aya masomo. Yo isomo ryo muri rwose ryavuga ngo mwihingire imishike yanyu, ariko kugira ngo dusobanukirwe neza mu buryo bw'umwuka bita tujya muri Yakobo 4:8. Hari isomo rivuga ngo mwegere Imana nayo izabegera, muhunge Satani nawe azabahunga. Iyo twegera Imana rero tuba turi koroshya ubutaka bwacu kugira ngo Uwiteka abone uko aza kudufasha kugira ngo tubashe kubona ubugingo bufara. Arakoze cyane Mugabo, Imana iguhe umugisha. Reka twakire Rusi ubwo tumaze kwibuka ibyo twize ejo, maze adukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Rusi ni karibu. Murakoze cyane. Uyu munsi rero tugiye ku ngingo yo kuwa 4 itubwira ngo undi mwanya muto. Ni iki kigaragaza uburebure bw'ubujyakuzimu bw'imbabazi z'Imana? Hosiya 11:7 kugeza ku wa 9 na Luka 13:6 kugeza ku wa 9. Mwene data Mugabo adusomere twese twumvire. Aya masomo ari muri Hosiya ndetse no muri Luka. Reka duhere muri Hosiya, riravuga ngo ubwoko bwanjye bwishimira kungomera, nubwo bahamagarirwa kwerekeza amaso ku isumba byose, ariko nta n'umwe uyihimbaza. Efurayimu we, nabasha nte kukureka? Isiraheli we, naguhara nte? Mbese nakugenza nka Aduma? Nakugira nk'uko nagize i Besomini? Umutima wanjye urabahagurukiye, n'imbabazi zanjye zose ziragurumana. Uwiteka arifuza kugarura ubwoko bwe. Noneho muri Luka rero po batubwiye ngo adusome muri Luka twumve unatubwira Luka 13:6 kugeza ku 9. Hari amagambo avuga ngo kandi abaciriye umugani ati, hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe. Bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Ku 7 abwira umuhinzi ati, dore none uyu mwaka ni uwa 3 nza gushaka imbuto nkazibura. Abwira umuhinzi ati, uru ruzabibu rurakomeza iki kunyunyuza ubutaka, turuce. Umuhinzi aravuga ati, reka mbanze nongere ngerageze undi mwaka. Hano niyo mpamvu turikuvuga ngo undi mwanya muto. Hano uyu muhinzi yashatse yaje gushaka imbuto arazibura mu myaka 3. Ubwo rero umuhinzi yongera gusaba imbabazi kugira ngo ayongere amugerageze undi mwaka, byibuze azawuce nyuma yuko abuze imbuto. Gira ngo ndacyawe musomari buturuge. Murakoze cyane. Urakoze cyane kutubwira undi mwanya muto. Mu by'ukuri rero aha haragaragaza
imbabazi z'Imana. Uwiteka aravuga ati Efurayimu we nabasha kukureka nte? Mu by'ukuri rero aha haragaragaza ko Imana itwihanganira idashaka ko hagera n'umwe urimbuka. Aha ngaha hagaragaza nawe uteye igiti ntikera imbuto umwaka umwe, 2, 3 wakumva ko ntacyo kikumariye, mu by'ukuri wagombye kugitema ukagikuraho. Aha bishatse kuvuga iki muri iki gihe cyacu? Umuntu ashobora kuba ariho no mu itorero, umuntu akaba ariho yarananiranye agoragozwa, ndetse kuyiha wanamusabira kugira ngo bamuce rwose bamukuremo, ariko Imana nayo yihanganira uwo muntu ikagoragoza agahabwa undi mwanya wo kwitekerezaho. Iyo rero ahawe umwanya wo kwitekerezaho, Imana ikagoragoza, abayobozi bakagoragoza, icyaba ari igihe cy'imbabazi ahawe cy'undi mwanya muto kuko akwiriye gutekerezwaho, kuko ni Isiraheli nayo yatekerejweho kandi Imana yigirira imbabazi yemera kuyigarura. Aha ngaha nanone hatwereka urukundo rw'Imana. Imana yaduhaye umwana wayo w'ikinege, imuduhana na byose, iyo itaratwimye umwana wayo ntiyagira ikindi twima mu by'ukuri. Mbese Imana izatererana abantu yagiriye ubuntu ityo kugeza aho itanga umwana wayo w'ikinege ari we shusho yayo? Aha iki ni impano y'Imana twahawe mu buryo tugombye kubitekereza nk'ibintu by'agaciro mu by'ukuri. Aha ngaha urukundo rwe rwigaragariza inyoko muntu yigometse mu buryo butangaje cyane. Mbega ukuntu abamarayika babigirira amatsiko bashaka kubirunguruka. Ibihamya ku Bagabura paje 246. Nawe mu by'ukuri koko mwene data, kureba urukundo rw'Imana, Imana yadukunze ikemera gutanga umwana wayo, mu by'ukuri ubaha muri ubu buzima. Niyo wakunda umuntu kugira ngo utange umwana wawe byagorana, ariko Imana yarabikoze itanga umwana wayo kubw'urukundo dukunze. Reka urukundo turufate nk'urw'agaciro, reka urukundo turufate nk'igitsika imitima, kandi urukundo twakunzwe turushaho gukunda bene data, no kugira ngo tugerageze kugoragoza abazimira, tubereke urukundo rw'Imana, tubagarure kuri Kristo. Dukwiriye kwakira ayo magambo yumvikana y'abahanuzi ndetse y'Umukiza ubwe, tukayafata ko ari ijwi ry'Imana rivugana na buri muntu. Reka dusabe Mugabo kuri B adusomere aya magambo atubwira ngo ni ukubera iki Imana ikoresha abahanuzi, kandi se ni gute bafite uruhare rw'ingenzi mu kuzahura iby'umwuka mu bantu. Hoseya 12:10 na 13, na Mose igice cya 3:7. Hoseya 12 umurongo wa 10 ndetse na 13, umurongo wa 10 aravuga ngo umwami wawe ari hehe? Umwami wawe ari hehe? Ngo agukize mu midugudu yawe yose. Abacamanza bawe bari hehe? Abo wakaga umwami n'ibikomangoma. 13. Ibise by'umugore uri kunda bizamuzaho, n'umwami utagira ubwenge, kuko igihe cyo kuvuka kigeze, ntaba akwiriye gutinda mu ngobyi. Ngira ngo isomo riko rivuga none muri Mose 3:7 haravuga ngo nukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Urakoze cyane. Aha rwose dukwiriye kwakira ayo magambo yumvikana y'abahanuzi ndetse n'ay'Umukiza ubwe, tukayafata ko ari ijwi ry'Imana rivugana na buri muntu. Abahanuzi n'Abami paje 327. Aha rero reka Mugabo nanone akomeze kuri se, haratubwira ngo ni iki kigaragaza ko Imana ari inyebambe, ndetse no mu gihe Abisiraheli bari bageze ku iherezo ribi. Hoseya 13:4 kugeza ku 9 na 14 igice cya mbere. Aya magambo ari muri Hoseya igice cya 13 umurongo wa 4 aravuga ngo ariko ndi Uwiteka Imana yawe uhereye igihe waviriye mu gihugu cya Egiputa, nta yindi Mana uzamenya itari nge, kandi uretse nge nta wundi mukiza ubaho. 5.
nakumenye igihe wari mu butayu mu gihugu gikakaye. 6 ukuri uko urwuri rwabo rwari ruri niko bahaze, barahaga maze imitima yabo yishyira hejuru bituma banyibagirwa. Nicyo cyatumye nzabamerera nk'intare, nzabategera mu nzira nk'ingwe, nzabatera meze nk'idubu yambuwe ibyana byayo, nzacagagura inkani zo mu mutima, nzacagagura inkani zo mu mutima wabo, kandi nzaha inyamaswa z'inkazi zizabatanyagura, kandi nzaha inyamaswa z'inkazi zizabatanyagura. Ambora isomo ryo muri Hoseya. None reka turebe rero muri Hoseya, n'ubundi turakomeza muri Hoseya 9 umurongo wa 14. 14 umurongo wa mbere. 14 umurongo wa mbere. Isiraheli we, garukira Uwiteka Imana yawe, kuko wagushijwe n'ibicumuro byawe. Urakoze cyane. Aha naho hatugaragariza uko Imana ari inyebambe, uko Isiraheli yagiye kure y'Imana, ukuntu Imana yabarakariye ndetse ikabereka ko ibacagaguye ibikoze ibishoboka byose, ariko nanone haragaragara imbabazi z'Imana ko yababwiye iti mugaruke nanjye nzabagarukira. Aha ngaha hatubwira ngo igihe Abayuda bizirikaga ku kwanga kwakira urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo, batumye uburinzi bw'Imana bubakurwaho, maze Satani yemererwa kubategeka uko ashaka. Ubwicanyi buteye ubwoba bwakozwe mu gihe cy'isenywa rya Yerusalemu ni igihamya cyerekana ubugome Satani ategeka abirundumuriye mu buyobozi bwe. Ahantu hatugaragariza rero ko nyine iyo wirundumuriye muri Satani, icyo akuyoboyemo n'icyo ujyamo. Aha rero harimo umuburo ukomeye cyane. Ntidushobora kumenya icyo twakwitura Kristo kubera amahoro n'uburinzi tumukesha. Ububasha bw'Imana bukumira ibibi, nibwo burinda abantu kurundukira mu butegetsi bwa Satani. Aha rero hagaragaza ko Kristo, nitwegera Kristo azaduha amahoro, kandi ni nawe uzatuneshereza imitego ya Satani. Murakoze cyane rero gaho namwe bene data, umwanya wanyu. Murakoze cyane Rusi, Imana iguha umugisha. Reka twakire mwene data Mugabo atanga inyunganizi kuri iki cyigisho, kugira ngo tubone tugikire ku musozo. Karibu Mugabo. Arakoze hano kuri iki cyigisho, ngira nko mushiki wacu akomeje kubitubwira undi mwanya muto. Ngira ngo twabonye neza yuko umwami Imana yitereye uruzabibu, ariko nyuma y'imyaka 3 iza kureba ubwo uruzabibu ari kurugeranya na Isiraheli, iza kureba ibura imbuto. Umwami Yesu rero niwe muhinzi, noneho arasaba ati waretse se nkongera nkaruhingira undi mwaka. Iremera uga ati nta cyazo, wenda undi mwaka nurangira ntubure ukabura imbuto uzaruce. Niyo mpamvu ariko ngo undi mwanya muto n'undi mwanya twongewe. Uwo mwanya rero twongewe rero ubwo bivuze ngo habanje kubaho imyaka 3, iyo myaka 3 imbuto zirabura, none hongeweho undi mwaka. Urumva imyaka 3 n'umwaka, umwaka nyine ni mutohe. Ubwo rero bivuze ngo imbabazi z'Imana nubwo turi kuzibana turimo turazibonamo, ariko twumve ko ari agahe gato, ntabwo ari igihe kinini, ntabwo gato. Niyo mpamvu turasabwa ko gukora ibishoboka byose tukumvira bano bahanuzi, kuko twabonye neza ko abahanuzi nibo bazana ubutumwa bw'Imana, ndetse Imana igiye kubwira abantu bayibinyuza mu bahanuzi, tukabumvira, tugakora ibyo batubwiye, ibyo badusaba, kugira ngo tubashe kuba twarokoka, cyangwa se zimbabaze zere kudupfira ubusa. Kuko ijambo rimwe rivuga ngo ntabwo ubuntu bw'Imana tuberwa gupfa ubusa. Reka duseme Imana kugira ngo idufashe izi mbabazi duhawe z'akanya gatoya zere kudupfira ubusa. Yakoze cyane. Rusi, hari ikindi wongeraho ngo soze ingingo? Hari ikindi nongeraho gitoya, ariko kinumvikana mu by'ukuri. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimwumve ijwi ryayo ntimwinangire imitima. Ariko iyo abantu barenze aho kwihangana kw'Imana kugarukira, iyo imbaraga ikumira ikibi iyo kampasubiramo neza,
ariko iyo abantu barenze aho kwihangana kw'Imana kugarukira, iyo mbaraga ikumira ikibi ibakurwaho. Ntabwo Imana yitwara ku munyabyaha nk'imucira urubanza rw'igicumuro cye, ahubwo abanze kwemera imbabazi zayo irabareka bakagerwaho n'ingaruka z'ibyo bakoze. Aho icyo nshatse kuvuga kuri iyi nyunganizi, Imana nubwo igira imbabazi ariko itanga igihe ikihangana idashaka kwagira n'umurimbuka. Ariko iyo umuntu abyanze agakomeza akagundira ibyaha bye n'ibicumuro bye, Imana igeraho ibiyihorera, ikageraho idashobora kugera aho irenga ikagarukiraho. Bishatse kuvuga ngo rero niba aka kanya twumvise ijwi ryawe, twitandukanye n'ibidutunganye, twihane bigishoboka, kuko hari igihe twazabishaka ntibikunde kuko twawe imbabazi tukazirengagiza. Yakoze cyane. Ubwo nshuti tubana kuri iyi cano, ibyo ukora burya si uko Imana, si uko bidafite ibihano, ahubwo hano mbonye ko hari imbaraga ikurinze, ariko igihe kizagera iyo mbaraga gukorweho ibyo ukora igira ingaruka. Uko bikumereye nanjye niko bimereye n'aba bene data turi kumwe muri studio. Twese rero dufite uruhare mu kurwana intambara kugira ngo imbabazi z'Imana n'imbaraga zazo zituriho ze gupfira ubusa. Imana reba aho umugisha, reka dushimire abadufashije, dushimire namwe mudukurikira, dusangire umunsi ku wundi, dushimire kameramani udufasha muri ibyigisho bishutinga neza. Imana nawe guha umugisha. Mwese abo dusangira tubifurije ishya n'ihirwe no kugubwa neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.